Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, nongeye kuramuka neza. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo, mwebwe Uwiteka Imana ashoboje kuzinduka muri prayer. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turashima Imana ko Imana ikomeje kubana natwe no kutugirira neza. Turashima Imana ko ikomeje kutwereka ineza yayo ubukeye uko bwije. Turashima Imana ko urukundo rwayo n'imbabazi zayo biri ku buzima bwacu. Niyo idushoboza gusenga, niyo idushoboza kuzinduka, niyo iduhaye umwuka w'abazima. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu igwe hejuru. Duhaye ikaze mwebwe muri kumwe natwe kuri Zoom, abadukurikiye kuri YouTube channel yandika Gospel TV. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Niba ari rya mbere ubanye natwe kuri YouTube channel, ndagusaba kugira ngo gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ijambo ry'Imana n'amasengesho n'ibiganiro bitandukanye binyura hano kuri YouTube channel. Nagira mbibutse ko dusenga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 11 n'igice tuba turi kuri Zoom live no kuri YouTube. Ukeneye gusengana natwe watwandikira kuri izo nimero ziri aho hasi kugira ngo tujye tukohereza link ya Zoom ubane natwe kuri Zoom, cyangwa se ukomeze kudukurikira kuri YouTube. Yesu rero abaha umugisha mwinshi kandi Yesu abagire neza. Ababishoboye dushishikare gutumira abandi kugira ngo nabo babane natwe muri iki gitondo cyiza cyo gusenga, igitondo cyiza cyo kuba imbere y'Imana. Ndabibutsa ko mu gitondo igihe cyiza cyo gusenga, igihe cyiza cyo gusabana n'Imana. Umwanditsi wa Zaburi yaranditse cyenda ku murongo wa 14, aravuga ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Mu gitondo ni umwanya mwiza wo gusenga mbere yuko tujya mu mirimo, mbere yuko tujya mu kazi. Byiza gusabana n'Imana, ni byiza gufata umwanya wo kuba imbere y'Imana, ugasengera umunsi, ugasengera imirimo, ugasengera ibikorwa bitandukanye uri bukore. Murabizi ko Satani nawe ahora igihe cyose agambirira kutugirira nabi, agambira kwica imigambi y'Imana iri ku buzima bwacu, agambirira kuduhoza mu marira no mu gahinda. Ariko iyo natwe twasenze, Imana itugira neza, Imana ikaba mu ruhande rwacu. Yesu riko kubamugisha kuzinduka gusenga imbere y'Imana ni umugisha ukomeye cyane. Haleluya. Nagira ngo dufate akanya dusenge. Imana itugiriye neza, Imana iduhaye ubuzima, Imana ikomeje kuturinda no kuba mu ruhande rwacu. Nagira ngo uzamure isengesho aho uherereye muri kano kanya, ushimire Imana umutima wawe bishoboye. Uzamure ijwi dusengane mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana igira neza, Mana yacu, Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, turagushimira igitondo cyiza, turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha Mwami wo kuba imbere yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze kubana natwe, wakoze kutugira neza, wakoze kuturwanira intambara, wakoze kutwiyereka utaba mu ruhande rwacu. Abansi bacu bari kuba batwishe, bari kuba batugize nabi, ariko turagushimiye ku Mwami waturwanira intambara nyinshi, waturwanira intambara z'ubwoko bwose. Uyu munsi turi amahoro, uyu munsi turi imbere yawe, dushima izina ryawe, dushima izina ry'ubutware, izina rya Kristo Yesu, izina riri hejuru y'amazina yose, izina riruta andi mazina yose. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye ko turi ku bwawe, turagushimiye ko turi ku mbabazi zawe, turagushimiye ko turi ku rukundo rwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Reka wakira amashimwe yacu muri kino gitondo, wakira amashimwe y'abana ba muri kino gitondo, abazindutse imbere yawe Mwami, bagushima, kuramya, baguhimbaza, bavuga gukomera kwawe.
reka mwami Imana wakira amashimwe yacu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta rindi turo dufite ryo kugutura Mwami, tugutuye imitima yacu muri kino gitondo, tugutuye ubugingo bwacu Mwami, tugutuye impemu zacu, imyuka yacu Mwami, kugira ngo ukomeze kuyobora, ukomeze kuganza no gutegeka muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abantu. Haleluya. Turasengera uyu munsi waduhaye, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Witeka mwami Imana, turasenze kugira ngo ineza yawe ikomeze kubana natwe. Turasenze mwami Imana, ibyo waduteguriye byose uyu munsi bigenderemo mwami. Ndatura ko ari umunsi w'umugisha ku buzima bwanjye, ndatura ko ari umunsi ku buzima bwanjye, ndatura ko ari umunsi wo kunesha ku buzima bwanjye, ndatura ko ari umunsi wo guhura n'abanyamugisha, ndatura ko ari umunsi wo kwinjizwa mu mugisha, mu masezerano yanjye mwami. Ndasenze kugira ngo ibyo wateguye byose uyu munsi ko ngenderamo bigenderemo mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe kiriganya umugisha wanjye uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Nitwikiriza amaraso yawe, umuryango nitwikiriza amaraso yawe, abavandimwe banjye, inshuti zanjye, ndazitwikirije amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibitero byose by'umwasi Satani bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zaguruka kurwanya ibyanjye, kurwanya amasezerano yanjye, uyu munsi reka zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguka, ndatera imbere, ndagera mu bikomeye, ndinjizwa mu masezerano yanjye mu izina rya Yesu. Nta kibasha kunzirira, nta kibasha kuntangira, nta kibasha kumbuza gusingira umugisha wanjye w'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakira telefone, ndakira email z'umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ndakira message z'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Imana, oh haleluya, ibyo nza gukora byose uyu munsi ndabona umugisha wawe mwami Imana. Niko nsengeye na bene data bose bankurikiye nonaha, umugisha wawe bamanukire, ineza yawe bamanukire, kugira neza kwawe kubamanukire mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese mwami Imana ahure n'imbaraga zawe, agendererwe nawe, ibyo aza gukora byose mwami Imana, imbaraga zawe zigendane natwe, uzoba ukoze mwami w'abantu. Turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana mva gusenga kwacu, ikibazo cyose gikomeze kugawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen, amen, haleluya. Umunsi mwiza Imana yaduhaye kandi yaduteguriye kugira ngo tubashe kunezererwamo mu izina rya Yesu. Haleluya. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere igice cya 3, tuze kurisengamo naryo uyu munsi kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Petero wa mbere igice cya 3, turasoma imirongo 2, ubundi tuzakomeza n'ejo Yesu nadushoboza natugirira ubuntu. Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8 biravuga ngo ibisigaye mwese muhuze imitima. Haleluya. Imana irifuza ko duhuza imitima y'abantu benshi yaratatanye, imitima y'abantu benshi iri kure, abavandimwe, abantu bavukana, ugasanga ntibabasha kuganira, ntibabasha kuvugana neza, imitima yabo iratatanye. Ariko uyu munsi Imana ize kugira ubuntu budasanzwe, agira abantu bongera kwiyunga mu miryango, mu bashakanye, mu bavandimwe, mu bakorana, imitima yongere kwiyunga, turi bamwe. Haleluya. Mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugiranire imbabazi bugufi mu mitima. Ibi nibyo Imana idusaba muri kino gitondo. Haleluya. Mukundane nk'abavandimwe kandi tugiranire imbabazi bugufi mu mitima. Birashoboka ko hari abantu baguhemukiye, birashoboka ko hari abantu bakugiriye nabi, ariko Imana iragusaba muri kino gitondo mugiranire imbabazi. Imbabazi ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu nk'abana b'Imana, kuko natwe uyu munsi kuba twitwa abana b'Imana nuko hari imbabazi Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo twarabo kurimbuka, ngo ariko Imana yatugiriye imbabazi muri Kristo Yesu, iduha ubuntu budasanzwe, ubuntu bwo kumenya Imana, ubuntu bwo kubabarirwa ibyaha. Twari babi, twari abanyabyaha, twari abo gucibwa iteka,
ariko Imana yatugiriye imbabazi muri Kristo Yesu. N'Imana yatugiriye imbabazi rero irarusaba natwe ko dukwiriye kugiranira imbabazi hagati muri twebwe. Birashoboka ko abantu baguhemukiye, abantu bakugiriye nabi, abantu baragutaye, abantu barakwibye ibyawe, abantu barakwiciye abawe, abantu bagukoreye ibibi byinshi cyane, ariko Imana iradusaba muri kino gitondo gutanga imbabazi. Haleluya! Ngo kandi twicishe bugufi mu mitima yacu, we kwishyira hejuru. Imana yaraguhaye ubugingo, Imana yarakugize kuba umuyobozi runaka, we kwishyira hejuru, wicishe bugufi mu mutima wawe, wiyoroshe usabane n'abandi, wiyoroshe ukundane n'abandi, wiyoroshe kugira ngo Imana abe ariyo yonyine ikomeza gushyirwa hejuru ubuzima bwawe. Aya ni amagambo akomeye, ariko niyo Imana idusaba muri kino gitondo. Muhuze imitima, kugiranira imbabazi, gukundana no kwicisha bugufi. Imana idushoboze kandi Imana itugirire neza. Biragoye gutanga imbabazi ku bantu baduhemukiye, biragoye gutanga imbabazi ku bantu batugiriye nabi, ariko ni Imana idusaba. Niba twarayimenye, niba twarakinnye, niba bwa kabiri, Imana iradusaba kugirira imbabazi abandi bantu kuko nayo yatitugiriye muri Kristo Yesu. Haleluya! Yesu agushoboze, Yesu adushoboze gutanga imbabazi, adushoboze, haleluya, haleluya, no guhuza imitima no kuba mu bumwe budasanzwe. Haleluya! Reka dusoreze kuri murongo wa 9, tuzakomeza ejo. Ku murongo wa 9 biraba ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa yabatutse. Aya magambo arakomeye cyane, ariko Imana nibyo idusaba ngo ntuzigere na rimwe witura inabi umuntu yakugiriye. Ntuzigere wihorera umuntu niba yarakugiriye nabi, ntuzigere utekereza kumwihorera cyangwa se kumwitura nawe iyo nabi yakugiriye. Cyangwa se niba yaragututse akakugira ibitutsi, akakubwira amagambo mabi, ntuzigere na rimwe ugambira kumusubiza. Uwo mutima w'Imana niwo mutima Imana itwifuriza kugira muri kino gitondo. Hari abantu kuko bahemukiwe, batutswe, bagiriwe nabi, wumvise amateka n'amakuru yabo, birababaje, biteye ubwoba, biteye agahinda, ariko Imana ikatubwira ngo nubwo baguhemukiye, nubwo bakubabaje, nubwo bagututse, nubwo batumye ukorwa n'isoni, nubwo batumye ubura umuryango wawe, nubwo batumye ubura icyerekezo, ubura Imana mu ruhande rwawe, kandi Imana izakugirira neza, izagucira inzira aho wowe utabonaga inzira. Ariko ntiwigire na rimwe witura inabi bakugiriye cyangwa se ibitutsi bagututse, ahubwo umwiture kumusabira umugisha, kuko aribyo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana idusaba gusabira umugisha abatugiriye nabi. Imana idusaba kubasabira umugisha no kubingingira ku Mana kugira ngo natwe tubashe guhabwa umugisha. Ariko nidutekereza kubagirira nabi, nidutekereza nabi, ntabwo rwose twaba dukoze icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Twese turi abantu, hari igihe abantu baduhemukira, hari igihe abantu batugirira nabi, basabira Imana ikabahana, Imana ikabagirira nabi, ariko Imana ntabwo ikwiriye gusabira umugisha batugiriye nabi. Nayo ibyo byo kwihora, Imana nizi uburyo izabigenza, Imana nizi uburyo izitura abo batugiriye nabi. Ariko twebwe nk'abakristo, twebwe nk'abana b'Imana, Imana idusaba kubasabira kugira ngo natwe uwo mugisha uzabashe kutugeraho. Rero ntabwo biba byoroshye, biba bikomeye cyane gusabira umugisha umuntu waguhemukiye, gusabira umugisha umuntu wakugiriye nabi, gusabira umugisha umuntu wakwiciye abawe, kumuha imbabazi ntabwo biba byoroshye, ariko Imana idusaba. Imana idufashe cyane. Rero dusenge, dusaba Imana kugira ngo
Imana dushoboze kugira umutima wo gutanga imbabazi. Imana dushoboze mu data utanga imbabazi, uraruhuka, utanga imbabazi umutima uraza kwidegembya, ariko nukomeza kugumana inzika mu mutima wawe n'inzigo n'ishyari by'abantu bakugiriye nabi, biraza guteza ibibazo by'uburwayi, biraza gutuma utagira amahoro yuzuye mu mutima wawe, uhora n'ipfunwe, uhora n'agahinda. Kandi Yesu yaraje kugira ngo abohore umutima wawe. Muri kino gitondo rero wemerere umwuka wera agira ibyo akora mu buzima bwawe kugira ngo utange imbabazi kandi usabire umugisha twakugiriye nabi. Nubikora ibi ngibi nawe hari Imana gutegereje, hari amahoro y'Imana agutegereje, hari ukugirirwa neza n'Imana bigutegereje, biri bumanukire ubuzima bwawe. Yesu abaho umugisha. Turakomeza gusengerana muri ibi bihe dusaba Imana kugira ngo ikomeze kuduha izi mbaraga zo kubabarira, imbaraga zo gutanga imbabazi, gusengera dusabira abansi bacu kugira ngo Imana natwe ikomeze kuduha umugisha muri Kristo Yesu. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge dusabe Imana iduha imbaraga zo gutanga imbabazi no kurekurira abatugiriye nabi. Mana, turagushimiye kuri iki gitondo cyiza, igitondo cy'imbabazi, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ubuntu Mwami wongeye kuduha. Uwiteka Mwami Imana, ntabwo byari gushoboka ko dutanga imbabazi, nubwo byashoboka ko dutanga imbabazi, ariko Mwami Imana uradusaba ngo dutange imbabazi, tubabarire abatugiriye nabi kandi tubasabire umugisha. Ntabwo byoroshye, turagusaba kugira ngo uduhe imbaraga zo kwishobora Mwami, uduhe imbaraga zo kwishobora, ushoboze buri muntu Mwami udukurikiye nonaha, wahuye n'ibikomeye mu buzima, yahuye n'ibidasanzwe, abavandimwe barabishe, ababyeyi barabishe, baramututse, baramuhemukiye, ariko Mwami turasenze kugira ngo imbaraga zawe zimanukire umutima yacu, natwe tubashe gutanga imbabazi kugira ngo tubone amahoro yuzuye, tubone umugisha, tubone imbabazi natwe, nuko natwe dutanga imbabazi. Ugire neza Mwami, kandi abaduhemukiye tubasabira umugisha, tubasabira guhinduka kugira ngo batazongera kuguhemukira n'abandi bantu, kuko birababaje cyane. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, kuri Imana yomora ibikomere, kuri Imana ikiza imitima ibabaye. Mana, turakwiringiye muri kino gitondo ko hari abantu ugiye gusanga ugatuma babasha gutanga imbabazi, nabo bakabohoka bagacira ibikomere byo mu mitima mwabo. Urakoze Data wera, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugira neza uyu munsi wose, ubane natwe muri byose. Cyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe, tuzakomeza ejo mu gitondo, tukabaho umugisha. Shalom shalom.